Amahoro y'Imana nshuti mwene data tubanye muri aka kanya keza ko gusabana n'Imana yacu. Mukomeje kubana na Pastor Jean Jacques. Dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli igice cya 16 umurongo wa 6. Nuko nkunyuzeho mbona wigaragura mu ivata ryawe, ndakubwira nti nubwo uri mu ivata ryawe ubeho. Ni ukuri narakubwiye nti nubwo uri mu ivata ryawe ubeho. Amen. Uyu murongo uvuga ku rukundo rw'Imana rugaragazwa no gutanga ubuzima ku bantu bayo. Imana ni Imana itanga kubaho, kandi ubwo ari itanga kubaho ntukibagirwe aho yagukuye. Ezekiyeli yavuze aya magambo yigisha ubwoko bw'Abisirayeli asa n'uca umugani, avuga aho Imana yabakuye kuva kera mu kubaho kwabo, ikabaha kubaho basaga n'abatariho. Ubu buhanuzi yabubwiraga Abisirayeli bari mu bunyage Babuloni, igihe Abayuda bari barajyanywe i Babuloni. Aha hantu bari badafite ibyiringiro byo kongera kubaho, barakuwe iwabo, nta gacu ko gusubirayo barebaga, kuko bari barajyanywe bunyago ndetse n'igihugu cyabo cyarashenywe, n'umurwa wabo Yerusalemu ndetse n'urusengero byose byarashenywe. Ntaho Imana rero itakura umuntu, kuko mu mbaraga zayo iha ubuzima ibitari biriho ikabibeshaho. Ese aho yababwiraga yababonye ni he? Ibyo yabibutsaga byari ibyabaye kera, aho bigaraguraga mu ivata badafite ibyiringiro byo kubaho. Ni uburetwa bwo mu Egiputa babayemo, nta byiringiro by'igihugu bari bafite, ejo hazaza habo nta hari hahari. Cyari igihe kibi kirangwa no kwicwa urw'agashinyaguro, ubuzima busa n'ubutariho. Usomye hariya mu Kuva igice cya 1 umurongo wa 11 kugera ku wa 14, haratubwira ngo nicyo cyatumye babaha bo kubatwara ku buretwa, ngo bababarishe imirimo iruhije. Bubakira Farawo imidugudu yo guhunikamo Pitomu na Ramesesi. Ariko uko barushagaho kubababaza niko barushagaho kugwira no gukwira. Abanyegiputa banga Abisirayeli urunuka. Abanyegiputa bakoresha Abisirayeli agahato, bababarisha ubugingo bwabo uburetwa bw'agahato, uburetwa bw'urwondo n'amatafari n'ubundi bwose bwo mu gasozi, uburetwa bwose babahatishaga. Nk'uko rero Ezekiyeli abivuga, Uwiteka wenyine niwe wabonye umubabaro wabo, ni nawe wenyine wari ufite ubushobozi bwo kuwubakuramo akawubakiza. Mu gihe yabitegerezaga bari mu miniho, avuga ijambo rimwe gusa ngo babeho, kandi ijambo rirasohora babaho. Ntabwo cyari icyifuzo, ahubwo ni itegeko. Imana ibeshaho abantu bayo ku itegeko ry'ijambo ryayo gusa. Niyo yavuze bava mu rupfu binjira mu buzima. Itegeko ry'Imana rirahagije ngo uve mu bitari biriho ubeho, uve muri ibyo bidafite ishusho ugira ishusho. Wa mutwari w'abasirikare niryo hishurirwa yagize, maze asaba Yesu gutegeka gusa. Iyo dusomye ijambo ry'Imana hariya muri Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, dusomye umurongo w'8 tukageza ku wa 9, tugasimbuka tugasoma n'uwa 13, haratubwira ngo umutware w'abasirikare
Aramusubiza ati mwami, ntibinkwiriye yuko winjira mu nzu yanjye, ahubwo tegeka gusa umugaragu wanjye arakira. Kuko nanjye ndi umuntu utwarwa n'abandi, mfite n'abasirikare ntwara. Iyo mbwiye umwe nti genda, aragenda, nabwira undi nti ngwino, akaza, nabwira umugaragu wanjye nti kora iki, akagikora. Yesu abwira uwo mutware ati nuko genda bikubere nk'uko wizeye. Umugaragu we akira uwo mwanya. Uyu mutware w'abasirikare yari afite icyifuzo cy'uko umugaragu we wari urwaye yakira. Mu gihe Yesu yashakaga kujya iwe ngo akize uyu mugaragu, umutware w'abasirikare aramubwira ati jya ntibinkwiriye kuza iwanjye, nanjye ndi umuntu utwara abandi, tegeka gusa. Kandi uko yabyizeye niko byabaye. Itegeko rya Yesu ryagaruye ubuzima bw'uyu mutware w'abasirikare. Uyu mutware w'abasirikare yisabiye Yesu ngo itegeko ategeke gusa, kuko yizeraga ko byose bimwumvira kandi byamubereye uko yizeye. Umugaragu arakira. Nawe itegeko ry'Imana, itegeko rya Yesu ryahindura ubuzima iwawe wizeye. Nawe rero yizeye Yesu, ategeka kubw'urukundo rwe, ibintu byose bihita bihinduka. Aya magambo yavuzwe na Ezekiyeli yerekana urukundo rw'Imana rugizwe n'imbabazi n'ubuntu bwayo. Muri aya magambo kandi tubonamo ko Imana ikunda abatari bakwiriye gukundwa, nk'uko Mose yabibwiye Abisirayeli mu gutegeka kwa 2 igice cya 7 n'umurongo wa 7 n'uwa 8 agira ati icyateye Uwiteka kubakunda akabatoranya si uko mwarutaga ayandi mahanga yose ubwinshi, ndetse mwari bake hanyuma y'ayandi yose, ahubwo ni uko Uwiteka abakunda agashaka gusohoza indahiro yarahiye ba sekuruza banyu. Cyo cyatumye Uwiteka abakuza y'amaboko menshi, akabacungura mu nzu y'uburetwa mu butware bwa Farawo umwami wa Egiputa. Imana burya ibikorera mu rukundo rwayo. Nubwo abantu bakunda umuntu kuko hari icyo abahaye, aya magambo yahanuwe na Ezekiyeli atwigisha ko Imana yo ntacyo dufite cyangwa twatanga ngo idukunde. Ikindi atwigisha kandi n'urukundo rw'Imana uwo rugezeho rumubohora, ntirushobora kumusiga uko rwamusanze. Rusanga nta buzima rugatanga ubuzima, rugasanga nta mibereho rugatanga imibereho. Nshuti mwene data, Imana mu rukundo rwayo niyo itanga itegeko mu buzima bwawe ryo kubaho ukabaho ititaye ku byari bigutsikamiye. Icyo wowe usabwa ni ukwizera ko iyo itegetse byose biyumvira, kandi ukirinda kwibagirwa ineza yayo. Imana iguha umugisha, itegeke mu buzima bwawe ibitari biriho bibeho. Itegeke izana ubuzima aho butari buri. Itegeke ishusho ibitagiraga ishusho, aho wigaraguraga itegeko have ujya hagutse mu izina rya Yesu. Amen.